Bakunzi bacu nongeye kubasuhuza, mukaba muri kumwe nanjye Nsanzumuhire Alex kuri YouTube TV. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ku ndwara y'igifu. Nkaba ngusaba kugira ngo ukurikirane video yacu mpaka ku iherezo, kugira ngo nimba uzi mugenzi wawe ujya ukirwara cyangwa nawe ukaba ujya ukirwara, kugira ngo bibe byagutuma umufasha cyangwa nawe wifasha. Mbere na mbere ushobora gutangira wibaza se igifu ni iki? Ubundi igifu ni inyama iri munsi y'umuhogo, kuko iyo uriye ibiryo bica mu muhogo bikamanuka bikajya mu gifu, kikaba kidufasha gucagagura ibiryo twariye. Ibyo bintu mwese murabizi. Ni ukuvuga ati igifu gicagagura ibiryo binyuze mu misemburo gisohora cyangwa na acide gisohora. Ni ukuvuga ati iyo uriye ibiryo gisohora za acide n'iyo misemburo, bikadufasha mu igogora kugira ngo ibiryo bikomeze mu mara matoya, ariho haza kuberamo ibiryo biza kunyunyuzwamo ibyo dukeneye mu mubiri kugira ngo bikoreshwe. Ni ukuvuga ngo rero igifu nacyo gifite ibintu bikirinda izo za acide n'iyo misemburo kugira ngo itacyangiza. Ni ukuvuga ngo igifu gifite uturemangingo dushinzwe gukora ibintu bimeze nk'ibikoma, mu rurimi rw'amahanga babyita mucus. Izo mucus cyangwa ibyo bikoma bikakizengurukamo imbere, biba bikirimo imbere nk'aho biba bisizemo imbere, bigatuma izo za acide bitakigeraho. Kuvuga ati utangira kubabara burya iyo wariwe n'igifu, burya utangira kubabara mu gihe ibyo bikoma byagabanutse, bigatuma noneho izo za acide cyangwa n'izo enzyme cyangwa iyo misemburo bigera ku gifu bigatangira kucyangiza. Ni ukuvuga ati bikomeje cyane bishobora gutuma igifu cyawe gitoboka, cyangwa mo kimwe bigatuma byakwangiza n'imitsi izanira amaraso igifu, bigatuma byatuma ari utangira kuruka cyangwa kwituma amaraso. Urumva ko igifu burya nacyo ari ingirakamaro cyane. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu bishobora kucyangiza cyangwa ibintu ushobora gukora bigatuma cyangirika. Ikintu cya mbere burya gituma igifu cyangirika ni mikorobe yitwa H. pylori cyangwa Helicobacter pylori. Ni ukuvuga ati iyo mikorobe ushobora kuyandurira mu buryo bitateguwe n'isuku, cyangwa kujya kuri toilette ukavayo ntukarabe, cyangwa kwihererekanya mu mugenzi wawe, ugasanga kwa kundi ushaka kuba mugenzi wawe ashaka kuguha ikintu ukakirya yanduye, nawe icyo gihe urayandura. Ni ukuvuga ati rero kugira isuku ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo wirinde iyo mikorobe. Ni ukuvuga ati byagaragaye ko iyo mikorobe ku kigero cya 90% ari ikunda gutera ikibazo cy'igifu. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma ugira igifu buriya ni itabi. Ni ukuvuga ngo itabi icyo rikora hariya riragenda rigatuma amaraso ajya ku gifu agabanuka cyane, byarangiza bigatuma bya bikoma bikorwa bikaba bikeya, byarangiza bigatuma igifu cyawe cyangirika, acide ikakigeraho nayo kicyangirika. Ibindi bya gatatu ni ukunywa ibintu birimo za acide nyinshi cyane. Harimo nk'abantu bakunda kunywa amayoga, amarikeri, cyangwa kunywa amafanta y'ubundi bwoko arimo za acide nyinshi cyane. Ibyo bintu bishobora gutuma igifu cyawe cyangirika. Ikindi cya kane nicyo gikomeye cyane, ni imiti unywa utandikiwe na muganga. Kuko hari imiti ikunda gutera igifu cyane, ariyo dukunda kwita non-steroidal anti-inflammatory drugs. Iyo miti ikaba ari imwe ikunda kugabanya ububabare, ariyo nka cyane ariyo za ibuprofene cyangwa za aspirine. Iyo miti ni ukuvuga ati nayo iyo uyinyweye iragenda igatuma ibyo bikoma bishinzwe kurinda igifu bigabanuka, byagabanuka igifu cyawe kikaba cyakwangirika, za acide zikigeraho. Ni ukuvuga ati nimba ubashije kumenya ibintu bishobora gutera ibyago byo kurwara igifu, nawe bishobora ushobora kukirinda muri ubwo buryo nakubwiye. Urumva ko nimba unywa izo nzoga, cyangwa unywa itabi, cyangwa unywa iyo miti utandikiwe na muganga, ibyo bintu kubigabanya, warangiza ukanarya ibiryo bifite isuku, cyangwa nawe ukagira isuku. Nimba uvuye kuri toilette cyangwa uvuye ikintu cyose ugiye kurya, ukabanza ugakaraba intoki kandi nacyo ukakigira isuku. Kuko ibyo bintu byagufasha kwirinda igifu. Ni ukuvuga ati rero igifu iyo wagifashwe ukajya kwa muganga, burya nta kindi kintu bagukorera iyo igifu cyawe aribwo bikiza. Ikintu bagukorera cyane mbere, baguha imiti igabanya guhora iyo acide
ishobora gusohoka ari nyinshi cyane. Ni ukuvuga ati ikindi kintu bagukora baguha imiti yica bagiteri. Ni ukuvuga ngo hari kondisiyo cyangwa uburyo umuriro ushobora kwidurubanganyamo bigatuma wajya usohora za aside nyinshi cyane, bigatuma igifu cyawe nacyo cyagira ibyago, ariko ibyo ngibyo bikunda kubaho gake cyane cyane. Ni ukuvuga ati hari ibibyimba tujya tugira mu mubiri bigatuma iyo aside isohoka ari nyinshi cyane, ariko bikunda kuba gake cyane, nk'urugero n'icyo dukunda kwita gastrinoma. Ariko nawe nimba ugiye kwa muganga bakaguha iyo miti, ntabwo izagufasha nawe utifashije. Nimba unywa izo nzoga, nimba unywa itabi, ibyo ni ibintu ugomba kugabanya cyangwa ukabireka, cyangwa n'iyo miti upfa kunywa uko ubonye utandikiwe na muganga ukayireka. Ikindi nakubwira ni uko ugomba kwirinda stress. Ni uko ugomba kwirinda stress kugira ngo, kubona stress byagaragaye yuko stress nayo igira gute ituma ibyo bikoma bishinzwe kurinda igifu bigabanuka. Burya nk'uko abantu benshi ntibabizi, ariko burya iyo wariwe ni ibyo twita igifu, buri gihe hari icyo usanga atari igifu, ahubwo hiyongeraho n'amara. Hari igihe buriya uribwa mu mara cyangwa ukaribwa mu gifu, ariko byose tukabyita ko ari igifu hamwe. Ni ukuvuga ati mu rurimi rw'amahanga bimwe tubyita gastric peptic ulcers, ibindi tukabyita duodenal peptic ulcers. Ni ukuvuga ati watangiye kugira ibisebe mu gifu cyangwa watangiye kugira ibisebe mu mara. Ni ukuvuga ngo burya hagati y'amara matoya n'igifu harimo akantu kadufasha kugira ngo nimba uriye ibiryo bibanze kubanza gucagagurwamo mu duce dutoya cyangwa duto. Ni ukuvuga ati rero ako kantu iyo kifunze biguma mu gifu. Iyo bigumye mu gifu, urumva nimba harimo bya bisebe, ya aside ikajya muri bya bisebe biri mu gifu, urababara. Ni ukuvuga ngo rero nyuma naho iyo bimaze kwisohora, iyo bimaze gusohoka bikajya mu mara, nibwo ushobora gutangira kubabara, ukagira gute, aribwo utangira kubabara bya biryo wariye bigeze mu mara. Ni ukuvuga ati hari icyo twita, navuga ko ari igifu. Hari igifu cyo kuba ufite ibisebe byo mu nda, hakaba hari n'igifu cy'ibisebe biri mu mara. Ni ukuvuga ati igifu cyo mu mara ho ucyumva ushonje cyangwa hashize igihe kinini umaze kurya, ariko igifu cyo mu mara, cyo mu gifu nako igifu cy'ibisebe mu gifu cyo ucyumva uri kurya cyangwa umaze kurya. Murakoze cyane, mwari kumwe na Nsanzimana Alexis, nawe utaha.